Uyu munsi turavuga ibintu bitatu, ni bitatu, ibimenyetso bitatu bikomeye ushobora kwibonaho, n'uwibonaho kimwe muri ibi bimenyetso ngiye kukubwira. Kimwe muri ibi bimenyetso ni ibimenyetso bitatu bikomeye wibonaho ukamenya yuko uri mu muvumo, umuvumo uri ku buzima bwawe, umuvumo w'ibisekuruza. Birashoboka ko umuvumo, narabibasobanuriye, umuvumo waba uwo wizaniye, ariko hari n'umuvumo uturuka ku bisekuruza. Rero uyu munsi nje kukubwira ibimenyetso bitatu, niwibonaho kimwe muri ibi bimenyetso umenye yuko hari umuvumo urimo ukurikirana ubuzima bwawe. Kimwe muri ibi bimenyetso bitatu ngiye kukubwira, hari umuvumo urabukurikirana ubuzima bwawe nuramuka ubonye kimwe muri ibi bimenyetso bitatu ngiye kukubwira. Shalom, Imana ishimwe. Njye ndi Prophet Emma ugusuhuza. Iki ni ikiganiro Inzira yo Kubohoka. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tuzagenda tuganira umunsi ku wundi. Uyu ni umunsi wa kabiri tuje tuganira ikiganiro Inzira yo Kubohoka. Uhabwe umugisha n'Imana. Nzi neza ko uzagenda umenya byinshi kandi ukabasha kubohoka kandi ukabasha kugirirwa neza n'Imana. Ntabwo ndi buze gutinda, n'ubundi ndakora ikiganiro kigufiya, unkundira iyi video uyirangize kugira ngo ubashe kumenya ibi bintu bitatu ngiye kukubwira biboneka ku buzima bwawe, kugira ngo ubashe kumenya uko wasenga, ubashe kumenya n'icyo wakora kugira ngo ubashe kubohoka, umugisha Imana yakugeneye uwubone. Reka nkubwire, ibintu Imana ivuga ku buzima bwacu irabivuga, kuko icyo Imana ivuze kingana n'icyo ikoze. Ariko ikibazo tugira, Satani ni umurwanyi we, kandi arwana ashaka kutubuza iby'Imana yagambiriye kudukorera. Ijambo rirambwira ngo Daniyeli yahagurukiye gusenga iminsi 21, ariko ngo uhereye ku munsi wa mbere yatangiye gusenga, Imana yaramusubije. Ariko ngo ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi ngo buratangira ibisubizo bye bitangirirwa mu kirere, ngo amara iminsi 21 asenga, 21 asenga, ariko Imana yari yamusubije. Rero icyo Imana ivuze burya kingana n'icyo ikoze. Icyo Imana ivuze kingana n'icyo ikoze. Imana yakubwiye umugisha, ariko ubu ntabwo urawubona. Imana yakubwiye umugisha, ariko ubona utinze. Imana yakubwiye gutabarwa, ariko ubona bitinze. Imana yakubwiye ubukwe, ariko umaze kubupfusha inshuro zirenze 3. Imana yakubwiye kuzagira business ugacuruza, ariko umaze gukora inshuro zirenze zingahe, byose bihomba. Imana yavuze kuzagira company, ariko umaze kubikora ubigerageza byose byanga. Hari ibintu Imana yavuze ku buzima bwawe, ariko akenshi buri uko ubigerageje, buri uko ubigiyemo ubona byanga. Rimwe na rimwe ukibaza ati ese ibi ngibi nibyo nkwiriye kuba ndimo, nibyo nkwiriye kuba mpagazemo? Nibyo ukwiriye kuba uhagazemo, ahubwo hari umwuka. Kuko hano mu isi y'umwuka turwana n'ibintu bitagaragara, turwana n'ibintu bitagaragara, turwana n'ibintu bitaboneka. Ibyo turwana nabyo ntabwo ari ibintu bifite inyama n'amaraso, ni ibintu by'imyuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo bitagaragara rero bigukurikirana biturutse mu gisekuruza, ugasanga biraturuka mu miryango y'iwanyu, ugasanga biraturuka mu rugo rw'iwanyu, ugasanga biraturuka mu nzu ya so, ndetse bimwe na bimwe ugasanga biraturuka ku buzima bwawe. Kuko mu bibazo byose duhura nabyo, hari ibyo duterwa n'abandi, hakaba ibyo twitera twebwe ubwacu, hakaba n'ibyo duterwa n'abadayimoni. Kandi nanone ntitwibagirwe, hari nanone ibigeragezo bituzaho nanone tubitewe n'Imana. Imana yabyemeye kugira ngo bibe ku buzima bwacu, kugira ngo tugeragezwe, kugira ngo Imana ibane natwe. Niyo mpamvu rero ukwiriye kumva bino bintu kugira ngo umenye ibyo uhagazemo. Ese koko ni imbaraga z'abadayimoni? Ese koko ni ibyo nizaniye? Ese koko ni ibituruka mu bisekuruza by'iwacu? None ese koko ni ikigeragezo? Ni ikigeragezo Imana yazanye nyihanganire, kuko byose bigira uko birwanywa. Ejo nababwiye inzugi, ibintu 8 bifungurira imivumo kugira ngo ize ku buzima bw'umuntu. Uyu munsi ngiye kubabwira ibimenyetso bitatu bigaragaza umuntu wibonaho ukamenya yuko uri mu muvumo, ukamenya ko uri mu muvumo
ibi bintu bitatu iyo ubyibonyeho umenya ko uri mu muvumo. Reka twihute cyane kugira ngo video yacu ize kuba ngufiya. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Reka duhere ku cya mbere. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikintu cya mbere kikwereka yuko uri mu muvumo, kikakugaragaza rwose ko hari umuvumo ukugendaho kandi wo mu bisekuruza. Icya mbere, uhora unanirwa mu bintu byose ukoze uhora unanirwa. Mu bintu byose ukoze uhora unanirwa. Subiza amaso inyuma. Ibintu byose ukoze nta kintu na kimwe ukora ngo cyemere. Sibyo? Urabikora ukabitangira, wabigeza hagati bigahagarara, bikanga, ugahora unanirwa. Mu buzima bwawe ugahora unanirwa rwose, byawe ntibikunde. Ugatangira business ikanga, yagera hagati ikanga, ukapurayinga usaba akazi, byagera hagati abandi bakakabona wowe ukakabura, naho ukabonye witwa ngo urakora, igihe cyo cyagera cyo kuzamura abandi bakabazamura wowe ugasigara aho ngaho, imyaka igashira indi gataha, ugasanga umwaka wa mbere uza, umwanya washikiyeho niwe ukicayeho, abana baje nyuma yawe barabazamuye, munsi bari hejuru yawe, ugasanga uhora ahantu hamwe, ubuzima bwawe buhora ahantu hamwe, ibyawe byose bihora ahantu hamwe, ugasanga urakora ariko ubuzima bwawe ntibugira impinduka. Rero uhora unanirwa mu bintu byose ukora, urananirwa. Ugasanga wubatse inzu ariko kuyuzuza bikakunanira. Ugasanga wubatse inzu kuyisakara byaranze. Ugasanga mu buzima bwawe waragerageje, ibintu byose ugiyemo ntibikunda. Ugategura umushinga w'ubukwe, byagera hagati bigapfa, ntumenye ahantu fiyanse agiye, ntumenye uko bigenze, ujya kumva akubwiye ngo tubivemo, ariko nyamara mwari mwabiteguye mubigeze kure, kakubwira ngo tubivemo. Kandi ubwo ntibibe ku muntu umwe, bikaba ku bantu babiri batatu, abantu batandukanye, ugahora wumva akubwira ngo tubivemo, tubireke. Akenshi ukunda kugira inshuti, ariko inshuti wazigira ugasanga zihora zigenda, abantu bakakwanga ntacyo mupfuye. Ugasanga rwose umuntu yikoze, nta kintu mupfuye, nta kibazo ntaki, ugasanga umuntu yakuborotse, ugasanga neza yakuvanye mu buzima bwe. Cyo ni ikintu kikwereka yuko uhora unanirwa mu buzima bwawe. Ikindi, atangira imishinga myinshi ariko ntigire aho igera. Imana itugirire neza, Imana y'amahoro idutabare. Rero aho ngaho menya yuko hari umuvumo uri ku buzima bwawe, hari umuvumo ukugaragaraho. Ibyo bintu byanze bikunze ukeneye gusenga, ukeneye gusengerwa kugira ngo Imana ibohore ubuzima bwawe, kugira ngo Imana y'amahoro ibohore ubuzima bwawe rwose. Ikindi kigaragaza yuko uhora unanirwa, amahirwe ajyaza ariko akaguca mu myanya y'intoki. Amahirwe akaza rwose, umuntu akakubwira ati ndashaka kugufasha, ndashaka kugira ahantu nkugeza, ariko igihe cyo kubikora uwo muntu ukamubura. Umuntu akakubwira ngo azaguha amafaranga, ariko igihe cyo kugira ngo ayaguhe uwo muntu ukamubura neza. Umuntu akakubwira ngo uzaze ku kazi, barimo baratanga akazi bakagaha abandi, ariko we bakugeraho bati birarangiye. Cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga warapurayinze usaba kujya gukora ikizami cy'akazi, umunsi wagiye gukora ugasanga nturi kuri lisite. Wabaza ngo byagenze gute, ati imashini yaragutarutse. Rero amahirwe yawe araza ariko akaguca mu myanya y'intoki. Ikindi, utangira ibintu hamwe n'abandi, mukabitangirira hamwe, ariko abandi bakabona umugisha ariko wowe ibyawe bikanga. Ukabona muri ahantu muri karitsiye, muri shopu zimwe, cyangwa se ugasanga murimo muracuruza mwese, ni wowe uri hagati, hari babiri bari ku ruhande, abandi bahera inyuma yawe. Ugasanga abantu baraza guhaha, abantu baraza kurangura, bagaca ku iduka ryawe, abandi bakagurisha, wowe ugatahira aho ngaho. Ukibaza ni ikihe kibazo? Ndetse rimwe na rimwe ugasanga bagurishije bagurisha
yabahenze kurusha wowe waragabanyije ariko banze kukugurira. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza yuko hari ikintu kikugendaho kinaniza umugisha wawe. Ikindi ugasanga wari ufite fiyanse, wajya kureba igihe witeguraga ko mugiye kubana akakuzanira invitasiyo akubwira ngo uzantahire ubukwe. Byose birababaza. Ibyo bikakubaho inshuro imwe, bikakubaho inshuro ebyiri, mbega ugasanga ni ibibazo. Ugafata umuntu ukamwitangira, ukamufasha muri byose, ariko yamara kuzamuka akagusiga. Iyo urebye Gutegeka kwa Kabiri 28 ku murongo wa 15 ukageza kuri 20, wenda reka tuhasome kugira ngo tugendane n'ibyanditswe. Tuhasome kugira ngo tugendane n'ibyanditswe. Gutegeka kwa Kabiri, Imana y'amahoro itugirire neza. Gutegeka kwa Kabiri 28, turebe ku murongo waho wa 15. 28 ku murongo wa 15 haravuze ngo, ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya no mu maza, Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa umutima no kubwirwa ibyago bizaza no mu byo uzagerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ibi ngibi nibyo bikwereka yuko uri mu muvumo. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, ibibazo byisubiramo mu muryango. Ugasanga muhorana ibibazo byisubiramo, kandi ibyo bintu bikaba mu muryango. Ugasanga mu muryango w'iwanyu nta muntu n'umwe wubatse urugo. Ingo z'umuryango w'iwanyu, wa mbere yarashatse rurasenyuka, wa kabiri ashatse rurasenyuka, wa gatatu ashatse rurasenyuka. Nawe uyu munsi urwo wubatse urwubatse ku mutwe ruradigadiga. Ni imbabazi z'Imana, nawe uyu munsi harabura akanya gatoya ngo byange. Cyangwa se ugasanga mu muryango hari indwara murwara. Wa mbere yishwe na kanseri, wa kabiri yicwa na kanseri, wa gatatu yicwa na kanseri. Mbega mu muryango wahora ibibazo byisubiramo. Ugasanga neza ibyo bintu bihora byisubiramo. Ugasanga mu muryango w'iwanyu barakenyuka. Ugasanga umwe yapfiriye ku myaka 45, undi nawe agize 45 arapfa, undi agize ingahe. Ni ukuvuga ngo mu muryango w'iwanyu abantu barakenyuka. Ugasanga ni ibintu bihora. Cyangwa se ugasanga hari umuvumo wo kubyarira iwabo. Ugasanga mu muryango abantu babyariye iwabo, ugasanga mukuru wawe yabyariye iwabo, murumuna umukurikiye yabyarira iwabo, nawe uyu munsi uri mu nzira zo kubyarira. Mbega ibyo byose ugasanga bihora byisubiramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka nihute cyane uze gusoma Kuva 20, usome ku murongo waho wa 5, biraza kugufasha. Imana y'amahoro itugirire neza. Twihute ku cya gatatu, kubura amahoro n'umunezero bihoraho. Usanga umuntu abura amahoro n'umunezero bihoraho rwose. Ugasanga urabura amahoro, urabura umunezero bihoraho bya buri gihe, bitari iby'umunsi umwe. Ugasanga buri gihe hari amahoro ubura. Ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu atari iki kintu cyo kubura amahoro n'umunezero bihoraho, uyu nguyu ntabwo ari umuvumo w'ibisekuruza, uyu ni umuvumo w'umuntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo umuririmbyi yuzuye yararimbye aravuga ngo, ntitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo iki cya gatatu ntabwo ari umuvumo w'ibisekuruza, ntabwo ari ikimenyetso cy'umuvumo uturuka ku bisekuruza, bitandukanye na biriya bibiri bya mbere twavuze. Iki ngiki cya gatatu ni umuvumo uturuka ku muntu, ni ibimenyetso by'umuvumo uturuka ku muntu ku giti cyiwe. Ni ukuvuga ngo mu mutima ni uko haba hari ikintu kitagenda neza mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka hari ikintu kitagenda neza. Ni ukuvuga ngo hari igihe
umuntu asenga ukibwira yuko uri mu Mana neza, ukibwira ko wowe n'Imana muri connecte, ariko nyamara wowe n'Imana ntabwo muri connecte. Buriya hari ibintu bibiri abantu bakunda kwibeshya, hari ukuba ugendana n'Imana, hari no kuba Imana ituye muri wowe. Nk'uko mu Byahishuwe havuga ngo dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo, nzagendera muri bo, mvugire muri bo, nkorere muri bo, bazaba Imana yanjye, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko ngo nzagendera muri bo, mvugire muri bo, nkure muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho rero ugasanga urasenga, Imana igendera ku ruhande rwawe ariko ntituye muri wowe. Igituma Imana idatura muri wowe ni ikihe? Nuko hari ibintu wanze gusenya. Urugero, igihe cyose uri mu mutima wawe hari umuntu wananiwe kubabarira, hari umuntu wananiwe kubabarira, umutima wawe ukaba utababarira, ni ukuvuga ngo uzahorana umuvumo wo kubura amahoro muri wowe. Muri wowe usange nta mahoro ugira. Kubera iki? Hari umuntu wananiwe kubabarira. Iteka iyo umutima wawe uhorana inzika, umutima wawe uhorana inzigo, uhora wibuka uwaguhemukiye, uhora wibuka uwakugiriye nabi, iteka umutima wawe uhora ukwibutsa iby'ahahise, ntabwo umutima wawe ujya ukwereka iby'ahazaza ngo ukwereke yuko ejo ari heza, ejo bizagenda neza, ahubwo wowe uhora mu hahise, uhora muri wa muntu wakuroze cya gihe, ugahora muri wa muntu wakwiciye umugabo, ugahora muri wa muntu wakwiciye umwana. Aho ntushobora kugira amahoro. Kugira ngo ugire amahoro rero bisaba iki? Bisaba kurekura ukababarira rwose. Hanyuma ikindi k'uyu muntu ahorana agahinda gakabije. Agahinda gakabije gaturuka kuki? Gaturuka kuri bya bintu by'amateka y'ahahise. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyahahise cyabaye kuri wowe, wananiwe kubabarira. Hari ikintu wakoze, umutima wawe uhora ugucira urubanza. Hari umuntu ukora icyaha niyo yakihana, ariko umutima wawe ugahora umucira urubanza. Urugero, ni wa wundi wakuyemo inda. Uyu muntu wakuyemo inda abura amahoro. Ayabuzwa n'iki? Ayabuzwa na wa mwana uhora urira. Noneho hari uwo usanga noneho atarakuyemo inda imwe, hari uwo usanga yarakuyemo imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Uwo ntakugira amahoro. Iteka iyo aryamye abona ka kana karyamye, abona ka kana yanda ayikuramo. Iteka iyo aryamye ahora yumva afite ibintu bitagize gute, bitagenda neza. Ikindi, ahorana ubwoba. Mu mutima wawe ugahorana ubwoba rwose, ugasanga muri we harimo ubwoba, ugasanga muri wowe nta gutuza kurimo. Iteka nta muntu kuvugishije, ntaki, ukabyuka mu gitondo ukumva ufite ubwoba, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ufite umutima mubi. Icyo gihe hari ikintu kitagenda neza mu isi y'umwuka. Ikindi, uyu muntu ikizakubwira ko hari umuvumo ukugendaho, uzasanga afite byose ariko ntabwo ajya anyurwa, ntabwo ajya yishima pe. Iteka ryose ahora ararikiye, ahora umutima wenda kumuca mu kanwa. Ararya ariko ntashobora gutuza, ntashobora kwicara. Niyo wamuha ibya mirenge, niyo wamuha iki, umutima we uhora umuhagazemo. Kubera iki? Amahoro yaragiye. Kubera iki? Yesu ntatuye muri we. Hari ibintu atari yakuraho, hari imigenzo, hari ibicaniro utari wasenya, hari imbaraga utari wasenyera, hari ibintu utari wasenyera biri muri wowe. Icyo nkubwira rero ni iki? Niba utari wababarira kandi ukaba wumva hari icyaha wakoze ahahise, warakihannye, ariko nanone ingaruka zacyo uyu munsi nizo zikugarukaho, ugasanga rimwe na rimwe. Ikindi kigaragaza uyu muntu ni umuntu ukunda kugira umuntu, ugasanga muri wowe hari amabanga menshi ukunda kubika kandi atari meza. Ikenshi ugasanga nayo ahahise hawe, ugasanga ni ibyatambutse. Ibyo byose bihora bikubuza amahoro, bigahora bikubuza gutuza, bigahora bikubuza gusinzira. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibarwanirire, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Kuri iki ngiki nari mvuze, uze gusoma Yesaya 48 n'umurongo wa 22, biraza kugufasha rwose. Rero tumaze kubona, twabonye inzira 8 umuvumo winjiriramo. Tubona ibintu bitatu bigaragaza ko bikomeye, bigaragaza ko umuntu afite umuvumo. Ejo n'ingaruka nzaza noneho tureba ese umuvumo uvaho, ese umuvumo uragenda,
ese umuvumo urarangira? Ese umuvumo uva ku muntu gute? Ese ni gute wakwikuraho umuvumo? Kuko biragaragara yego tumaze kubona ko umuvumo warakinguriwe, umuvumo uri ku bantu, ariko noneho uyu muvumo wavaho ko buri kintu cyose kigira intsinzi yacyo. Ejo tuzagaruka turebera hamwe ibintu wakora kugira ngo umuvumo uve ku buzima bwawe. Rero Imana y'amahoro ibampera umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Njye ndi Prophet Emma, ikiganiro cyo ni inzira yo kubohoka. Mukomeze mudukurikire kandi mukomeze musharinge ibi biganiro bigere kure, kandi nzi neza ko hamwe no gusenga Imana izakora ibikomeye. Reka dusenga Imana. Data, ndagushimye kuri Imana igira neza, ngushimiye neza yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Umugambi wawe ni mwiza kandi ibyo ugambirira kuri twe ni byiza. Nidukora ibyiza tuzemerwa, kandi nidukora ibyiza tuzagororerwa. Reka buri muntu wese wumvishije rino jambo rigira aho rimuvana, rigira aho rimushyira, kandi abantu bose baboshywe n'imbaraga z'umwijima, abo bose ubabohore, kandi abo bose ubarwanirire, kandi abo bose ubacira inzira. Urakoze Kristo, mwakomeza kuganza no gutegeka, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro, amen. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo ntakagaruka, umugisha w'Imana ubomeho.